Red Blue JD. Ndabasuhuje ni inyanja twogamo hamwe na Gentil Gedeon. Iki gitabo Mitingi Jenosideri ni igitabo ibigikubiyemo no mubabaro urugendo rw'abanyarwanda nawe n'impamvu nyinshi zari gutuma ngihagarika. Iki gitabo urakizi? Umusizi, umuhanzi, umwanditsi, umudepite, umwirondoro ni muremure cyane. Hejuru y'ibi byose ngo yakize ibikomere byo kwiyumva nk'umuhutu ukomoka ku bisekuru byahemutse. Yemera kuba umunyarwanda waretse gushirira inyota ku kagezi k'amoko. Kwandika no gusiga ni ibya kera. Igitekerezo cy'ubuhanzi cyaje ntazi ko ari ubuhanzi. Ku myaka 10 ishyira 11 itaruzura neza nanditse poeme ya mbere. Mitingi Jenosideri ni igitabo kivuga iki? Nyiracyo we ni muntu ki? Aho akomoka no mu nyigisho zo kunga abanyarwanda. Ni inyanja twogamo, mbahaye ikaze nanone. Mitingi Jenosideri. Intangiriro y'inkuru ni umugoroba wo muri Serena Hotel wo ku itariki 29 Gicurasi 2017. Ari hateraniye abantu batandukanye wabarira nko muri 700 bicaye mu ntebe z'umukara batuje cyane. Sari mu muziki utuje ugenda gahoro gahoro nta uvuga. Mu kanya gato stage cyangwa se urubyiniro hagaragaraga nk'ahateguwe kuvugirwa ijambo. Uwahasesekaye ni Edouard Bamporiki, umudepite mu nteko ishinga amategeko. Icyari kimuzanye ni nacyo cyari cyateranyije abantu 700 basaga bari bicaye mu cyumba cya Serena Hotel. Imurikwa ry'igitabo Mitingi Jenosideri yatangiye atya: iyo ukomoka ku wakomerekeje abantu akomeye ntiyomora ibikomere by'abakomerekejwe na se wari ukomeye, uko gukomera kwe kongera ibikomere. Imbere ye haricaye ba nyakubahwa n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Madame Jeannette Kagame, abaministre, abasenateri n'abadepite bakorana mu nteko. Abahanzi batandukanye harimo nabo bahuriye mu itsinda Art for Peace cyangwa se ubuhanzi bugamije amahoro. Abanditsi batandukanye, abanyamadini, abanyeshuri ba za kaminuza n'abo mu mashuri yisumbuye n'abandi bantu batandukanye bari baje kwirebera ariko bararitswe bari bahari. Harimo na bamwe bo mu muryango we. Paje 322 z'umutumba w'igitabo. Imirimo yo kucyandika, kwishyura icapiro no gufunika byose hamwe miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Mitingi Jenosideri. Imbundo, imbarutso y'imbunda yarimbuye imbaga. Umutungo bwite mu by'ubwenge wa Honorable Edouard Bamporiki. Igitabo gishya. Ibice by'inyandiko byinshi muri iki gitabo bikubiyemo ubuhamya umwanditsi yakusanyije mu bantu 67 bemera ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu myaka 7 akusanya ubu buhamya kuva mu 2010 byari bigoye cyane kuzenguruka amagereza avugana n'abishe banabyemera bakemera ko amazina yabo yandikwa muri iki gitabo n'ubuhamya bwabo bukajyamo bahishura ibyo bamaze imyaka n'imyaka babitse mu mitima yabo nubwo bamwe bakatiwe n'inkiko. Bamwemere ko ntacyo bitwaye ku butumwa bwajya mu gitabo bukazasomwa imyaka na nyagateke hagaragara ukuri ku byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi. Uretse inshuti ze za hafi ngo zamugiraga inama yo kuba yahagarika kwandika iki gitabo, umwanditsi yanaciwe intege cyane n'abajyaga gusaba ubu buhamya bamwe mu bagororwa. Nawe n'impamvu nyinshi zari gutuma ngihagarika kuko abo nakita nk'abajyanama banjye babugufi umubare munini wanciye intege kubera ko turi umuryango ukomeretse. Abantu bakanyumvisa ko nta mpamvu yo kwandika ibintu abantu bazi. Ndibuka njye mu Bugesera umuntu wa mbere twahuye witwa Gasharankwanzi yangiriye inama yo kwiyandikira imivugo abagororwa bamaze kwandika igihe bamaze bafunze. Arambwira ati aho kwirirwa wandika ibyuko twisha abantu wakandika ibyuko dufite inganzo dufunganywe nayo, nibura bari hanze bakamenya ko hafunze ubwenge.
kwinjira neza muri iki gitabo birasaba kubanza kumenya neza ngo Bamporiki Edouard ni muntu ki, ubuhanzi bwe bwatangiye ryari kugeza ubwo bw'inganzamarumbo bukavamo igitabo nk'iki ngiki, aho avukaho bamufata gute. Twinjire ku isoko ahashibutse ishami nka Edouard Bamporiki, Nyamasheke rwagati hafi y'ishyamba. Mbanje gukoresha moto imvanya hitwa Kwityazo mu muhanda munini wa kaburimbo, nafashe umuhanda w'igitaka sa n'uwerekeza hitwa Iremera. Nahashibutse Edouard Bamporiki, aho ngeze ni nko mu birometero 18 mvuye ku bitaro bya Kibogora, ibitaro birimo amateka y'imbarutso y'ubuhanzi kuri Edouard Bamporiki. Umumotari untwaye sanze amuzi neza. Niko mota wambwiraga ngo Bamporiki uramuzi neza? Uramuzi? Gutya ndamuzi cyane. Muzi kuva ryari? Urese ngewe nsengera hariya kwa dusengana. Bamporiki yiga irangiro ndamuzi. Bamporiki agiye gutura no ku munini ndamuzi. Yatuye hano ku munini se? Agiye gutura hano se nafite inzu. Afite inzu. Abantu baramuzi binahase cyane. Bamporiki ari umuhimbyi n'ahangaha ndamuzi. Ari ahimba biriya bintu. Umuntu uvukiye hari Remera ndamuyobewe. Bashiki be bose ndabazi. Se namuyoberwa. Ku gasantere nabwo ngo abantu benshi baramuzi. Hano no se umuntu dore iriya nzu ni iriya mbonye guri irayibati ruguru ndabona ifite ibitwe ko yazamutse muri biriya bintu byo bijyanye no guhimba akazamuka nyine akaba mutumva ko aba depite nta kintu kibi mu nzu rwose. Guhera muri aka gace ko Kwityazo na Kibogora, Rushongi ukazamuka imisozi n'imicyamo ya Rangiro, Nyamateme na Rwisovu kuzamuka mu mano y'ishyamba rya Nyungwe, Edouard Bamporiki nikizwi na bose. Ni umustar. Utamuzi muri korali aririmba, amuza avuga imivugo ku karere no ku ntara. Utamuza hose yawumenya kubera filime Long Coat yakoreye muri aka gace. Abandi bamumenye bwangu bamumenye kubera ko ari umudepite ukomoka mu ntanzi z'urugo aho batuye, aho barahuraga bakanahana igikatsi. Ubwo ni igikibindi cy'umwikamire cyabaga cyahengetswe. Bona tuba dufite depite turuka natwe mu kagari kamwe mu karere kamwe, ni ibintu byo kwishimira. Hari ingisha yatanga zijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, mujya muzikurikira? Tuzikurikira. Rero nakurikiye iriya ikote iriya filime ya Long Coat. Iriya ikote niyo twayitegereje cyane, byatugiye biba byiza cyane, bakayitwereka tukabona ibintu ari ibintu byiza cyane, nyine abantu bajijuka bakabana bakabana, ubumwe n'ubwiyunge ni ubuntu bwiza cyane. Kuri ADPR Mwityazo baramuzi cyane akiri umwana, niho yaririmbiraga ndagatama ka Yesu n'ijambo ryo muri Yohani ryo gufata mu mutwe mu nyigisho zo ku cyumweru muri Sunday School. Bamporiki ndamuzi Edouard yari umukristo hano Mwityazo. Ari umukristo mu rusengero yazagamo bitewe nuko bari bakiri batoya, ntabwo bazagamo hano ngo bagaragaremo, bahuriraga hirya mu cyumba aho abantu babigishiriza muri Sunday School. Ni amaze gukura ntabwo yabaye hano. Amaze gukura yatangiye kugenda ashaka ubuzima, bundi yabanje kuba umufotogarafe, ajya no mu bintu by'amarushanwa y'abahanzi bimwe bya kinyeshuri, ariko atarabishyiramo imbaraga bitewe na kavukire yarigoranye n'ubuzima yari arimo, nta n'umufasha cyangwa ngo amwiteho, ariko ukabona ari akana gacacuza gafite ibitekerezo. Hano kuri ADPR mumufata gutunga ubu umukristo wanyu? Hano kuri ADPR ni umukristo wacu. Na mbere yuko akomera, Imana ajyaga ivuga ko hano hari umuntu ugiye kuhava uzakomera, ariko ntawe ari kumutekereza bitewe nuko ubuzima avukiyemo wabonaga bugoranye, wumvaga ko umuntu ugomba gukomera ari mwene runaka, ariko kubera ko Imana ikora ibitangaza imugirira icyizere mwigaho. Arazwi arazwi cyane Bamporiki Edouard, nta n'umwana utamuzi, arazwi cyane ko anyuze nk'hano nk'ubu abantu bakamubona, imodoka ye bayipfuka. Nkiraha inkuru namenyeye hano gato dore uko iteye. Ubusanzwe Bamporiki yavukiye ahitwa Iremera,
aho hakaba ari kuri gakondo y'ababyeyi be n'ubu nyina niho atuye. Ariko aha ntabwo ariho yakunze kuba cyane, nta nubwo yahakuriye cyane akiri ingimbi, ahubwo yakunze kuba ku kandi gasozi ko hakurya yo mw'Ityazo ahitwa Nyamateme ku mugabo w'umukristu basenganaga wari waremeye kumufata nk'umwana we. Nta kindi bapfanaga kubijyanye n'amaraso. Intera iri hagati y'utu dusozi twombi ni ukuvuga aho Bamporiki yavukiye naho yabaga warugenda nk'iminota 25 na 30 ugenda n'amaguru. Byari byoroshye ko yahitamo gutaha iwabo ntacumbike. Ariko wampaye amakuru muri uyu muryango uyu yakuriyemo yaranyongoreye ati ambwira ko kuba Bamporiki yarahitagamo kutagenda uyu muhanda wose akagarukira hafi ngo kwabaga ari uguhinira bugufi kugira ngo nk'igihe azaba agiye kuvuga imivugo ku karere cyangwa se ku zindi nzego z'ibanze bitazamugora cyane ava ruguraho. Ariko ikindi ngo nuko mu muryango wa Bamporiki ntabwo wari wishoboye cyane, kubona icyo akeneye cyose ntabwo byakundaga, agahitamo kwibera mu wundi muryango nubwo ntacyo bapfanaga. Gusa bamwe mu bamuzi kuri uru rusengero rwo mw'Ityazo bemeza ko ari umunyamasengesho. Afatwa nk'umuntu w'umukristo wa Depite Edouard asengera hano ndabizi, w'inyangamugayo w'umukristo, ni umuntu usabana, ni umuntu uza akaba atarara mu nzu atagiye gusenga kuko ari abantu benshi bajyana gusenga kuko azi neza ko hari ikiva mu gusenga. Urusengero rw'amatafari ahiye n'amabuye muri fondasiyo, irangi ry'umweru inyuma ku mukandara. Inyito yarwo ni ADPR Paruwase y'Ityazo, akarere ka Nyamasheke. Imbere mu rusengero intebe zirukubiri, hari imbaho ndende zisanzwe zo kwicaraho, abajya mu rusengero murabyumva, n'intebe za plastike zisanzwe imwe umuntu ashobora kwicaraho ari umwe. Izi z'umweru nazo zashyizwemo nyuma ejo bundi. Izanyuma muri izi z'umweru ngo ni umusanzu wa Depite Edouard Bamporiki yatanze nk'ituro nyuma yo kuba umudepite, ashimira Imana ko hari aho imugejeje. Mu gushima Imana ngo yavuze ko ubuhanuzi bw'uko azaba umudepite bwavugiye muri uru rusengero, ibi rero ngo byagombaga kumugarura ku gicumbi akazana intebe zo gutura mu nzu y'Imana. Aremewe guhera ku mwana kugera ku musaza azayisanga nta kibazo. Kuko no mwizi ntebe ureba mu rusengero hari izo yashyizemo Yaguze hari izo yashyizemo ari gushimira Imana ko ibyo yavugiye hano yabisoje, kandi icyo gihe Imana ibivuga wese waba uvuga umuntu uvuye mu wa gatatu segonderi wabuze minerivare ukavuga ngo azaba depite, wabihanura uri nkana. Kubihanura ni kumwe, nta kimana ivuga ngo gihere. Ndi muri aka gace gafatwa nk'umujyi muto wa Nyamasheke, neretswe inzu y'ibati ry'umweru n'igisenge kigezweho iri mu isantere. Iyi ngo ni ya Bamporiki. Kuri ubu hari umuryango uyicumbitsemo. Yayubatse atangiye kubona amafaranga make make atari yaba umudepite, kuko ngo nubi yaje iwabo ashobora kuyiruhukiramo. Ni na gakondo ye ku butaka bwa basekuru. Uretse ku rusengero, muri buri gasantere uhereye mu mujyi rwagati w'akarere ka Nyamasheke, Edouard Bamporiki ntabwo bigoye kumumenya no kurangisha iwabo biroroha. Ni nako byangendekeye. Bamporiki muzi ko yabyirutse akunda utuntu tw'imikino, tw'ubuhanzi, akunda guhanga imivugo, mbo mu birora ahantu habaye amakwe akayivuga rwose abantu bakishima bakanezerwa. Ngenda mu ruta Bamporiki, ndi mukuru kuko rwose Bamporiki yabyirutse ndeba, ntabwo namuyoberwa rwose, yagiye abikora rwose tukabyizihiriza cyane. Remera ni agace k'icyaro, imisozi myinshi yambaye urubingo ku miringoti, imyumbati n'ibijumba hirya no hino mu mirima, naho kutununga tw'imisozi ni amasunzu y'amashyamba. Remera, uyu niwo musozi wa Edouard Bamporiki. Ndabura nk'intambwe 400 cyangwa se 500 ongere ku muharuro y'iwabo. Amusanze ku tubutiki hafi aho muri izo metero nkeya, ni nyuma ya saa sita. Birumvikana ko batamuyoberwa, barimo bararuhuka ariko baranganirije. Ariko sinaharazwe ubundi abantu baramuzi. Baramuzi dana soko ariho yavukiye. Yavukiye rwose niho yarerewe. Rwose yarerewe. Yavukiye rwose turaziranywe rwose. We hagati yawe nawe murazira. Mara nanze cyane rwose. Te wa musaza witwa Shamamba Joseph ari umukuru w'umudugudu. Wari umukuru w'umudugudu. Arahita kumenya. Utaraho rwose umunsi uhuriza ahubwo. Nitwa Bankunde Inosa. Inosa. Uramuzi nawe?
Bamporiki Edouard ndamuzi tuye wabona hano hakurya anga hano tuvugana. imbere gato cyane mu ntambwe nke cyane yaho nari nsanze aba basaza noneho ni kwa nyirubwite inzu y'amabati ifite urugo rw'imiyenzi isobekeranye nayo mu mbahu n'ibiti bihagaze nakugi gato usunika ukinjira mu rugo ugatungukira ku irembo ariko mbere gato yo kwinjira mu rugo inzu yubatswe aho wakwita nko munsi y'umukingo hejuru y'umukingo rero ni umurima w'udukawa dukeya ahanasanze abagore babiri mbanza kubabaza neza niba ntaba nibeshya amayira. Muraho? Yego. Makuru yanyu? Natwe ni meza. Murago turi kubamenya. Ndi umugenzi. Muri abagenzi nyine mudusanze iwacu. Turi kuyoboza. Natse kubamenya. Kwa Edouard Bamporiki urahazi? Iwe ni Kigali. Ariko iwabo urahazi? Ni hehe? Ni hano. Hehe? Hano. Ubu nahageze? Ubuhoro se? Ni amahoro. Ni mushiki wa Edouard Bamporiki umukobwa wa kabiri mu muryango mpajya namusanze aho ngaho. Ninjiye mu rugo nasanze hari undi mushiki wa Edouard Bamporiki bakurikirana amurusha imyaka 2 gusa yarimo akoropa muri saro niwe wampaye ikaze. Ntabwo mwatumenye? Nitwa Jedeo ndi umunyamakuru wa Kigali Today. Ikecuru nizi. Mbere yo kumpa ikaze abanza kuvugana n'umubyeyi we nawe wasaga n'uri mu mbere haciyemo akanya gato uyu mubyeyi ataraza. Muraho neza? Muraho neza? Nitwa Jedeo ndi umunyamakuru wa Kigali Today. Nta kindi kidasanzwe ni ukuganira gusa. Uyu mubyeyi yaje kwemera ko nganira nawe. Ibibazo byinshi namubazaga byari bifite aho bihuriye n'ubuzima bwe n'ubwo umuhungu we Edouard Bamporiki cyane kera kiri umwana akimubona kenshi. Namubaje niba intangiro y'ubuhanzi bw'umuhungu we yaba yizi. Sangiye ikintu nzi namenya nuko nzi akiri muto ari abana bato nk'abangaba barahanze ari mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri atayanajyamo nuko nzi ko n'ubundi yafite utuntu mu mutwe ku buryo aza akakuririmbira ukamugaburira ku buryo aza akakuririmbira ukamuha n'umwenda abana wikurukaho mu hari abantu bajya bamugabira amasuka atayajya n'umwaka wa mbere tutuntu niba yitwa yakuranye ntabwo mbizi bakagenda ahantu mu kabari kabaririmba n'indirimbo bazajya baririmbira nibo bana biruka abantu bakuriruka ko ari indirimbo hano umugabo amugabira isuka ndayihingisha kuri ko turirimba umwana akura gutyo. Ni Josephine Mukarurangwa nyina wa Edouard Bamporiki umukecuru imyaka 58 yapfaka akiri muto cyane ku myaka 31. Umugabo we yamusigiye imbyaro 5 zirimo Edouard Bamporiki wa 4. Buri mwana we afite uko amwibuka mu gihe cyo kumutwita no kumubyara. Bamporiki mu ndanyina yaratandukanye n'abandi bose ukurikije uko nyina yabimbwiye. Tewe namutwaye nyine ko abandi batwara inda cyakora nyine byambayeho nyine ngewe namutwaye n'umwana yandemereye mu nda kajya numva ko ntwita abana babiri none ariko ko yari munini yaje kuvuka ari nyine mubyara umwana w'ibiro 4 n'igice. Ibiro 4 n'igice? Abaganga banavuga indu bagira ngo ngengira ngo yanapfuye aho nuko bari kumbaza ngo umugabo wanjye azampemba iki ngo yoro iki. Hari undi mwana wari warigeze avukana ibiro bingana gutyo? Hawe dawe nuko yaravukanye umutwe munini cyane yafite umutwe munini kurusha iyo najyaga mbyara ubwo umutwe munini wo numvaga nkajya ngo runo bavurimo umwana umuhajya ngo nahano hari mundi. Mu buzima bwa gikene nk'uko uyu mubyeyi yabimbwiye ngo byabigoye cyane kurera umwana no kumubonera amafunguro yihariye. Indyo y'abantu bakuru ngo nayo yabaga ari n'indyo y'umwana igomba kuba imfashabere. Imibereho y'umuryango wose ngo ntabwo yari myiza cyane. Ibintu bitashyiraga itandukaniro hagati y'umuntu mukuru ndetse n'umwana kubijyanye n'imibereho. Ku myaka 7 y'amavuko y'umuhungu wari ukiri muto cyane ufite ejo heza hazaza umutwe w'urugo se wa Edouard Bamporiki yitabye Imana. Ni mu 1990. Ubuzima bw'umuryango bwarushijeho kuba bubi. Hinduka hamwe no gusenga njye nakoraga no kubasengera kugira ngo Imana ibamfashe. Urabona nk'abana
basiganye umubyeyi umwe Imana itagufashije bajya kwiba bakandanya kugira ngo bajye babone ibyo barya, ariko hamwe n'Imana ntabwo ari imbaraga zanjye, Imana yafashije ntibagiye kwiba. Byagusabaga imbaraga z'amaboko zingana gute no gutekereza kugira ngo ubashe gutunga abana batanu ni benshi? Nanjye mfite akabaraga nyine ngahinga ibijumba, ngahinga imyumbati bikera, nuko nyine nkabona abana bararamutse ngashima Imana. Ariko ubuzima twanye nkanguzanya n'abandi nanjye nkajya kubishyura. Kurihira umuhungu we mu mashuri byari ikibazo gikomeye cyane kuri uyu mubyeyi. Nimba nginga ko mpanga iwawe ahubwo ntinguza amafaranga ya minevali, kandi nari mfite data bukwe twumvikana, nari mfite papa na mama bajyaga uburyo barangwanaho, tukabona dukoresho, tukabona minevali, n'umuturage ushobotse uko ashoboye akandwanaho nazabona amafaranga nkamwishyura. Ku bijyanye n'impano y'umuhungu we yo guhimba amakinamico, kwandika imivugo, gukina za filime no kwandika ibitabo, umubyeyi wa Bamporiki ntabwo azi igihe byatangiye guterera imbere. Ariko byanze bikunze wari ubizi ko yari umuhanzi, urabizi? Ndirimba yarimbaga sinazumvaga, ubwo yangeje numviye ko izo nimbira ko izo yatangiye kwindirimba ari umwana nkumva ko akugira utuntu turyoshya gusa. Muri buriya buhanzi ashobora kuba noneho yaratangiye kumera nk'uwirwanaho, byibura byo warabibonaga? Nyine yari kuba mukuru, Imana atanga no kumuhindura amateka, akamenya kubona akenda, akamenya kukamesa, akamenya kwigira neza ngena kisukura. None nyine ubu ntamenya ibindi ari biki, ibindi nabonaga ni ibiki nyine ko nabonaga iyo umwana ari gukura ngena ari kwigira neza amenya gukaraba, ko nabonaga ari kuba mwiza. Mu 2015 nagiranye ikiganiro kirambuye na Edouard Bamporiki. Aho fete iki gihe ni nabwo nari nkigera muri Kigali Today. Igitekerezo cy'ubuhanzi cyaje ntazi ko ari ubuhanzi. Ku myaka 10 ishyira 11 itaruzura neza, nanditse poeme ya mbere, nandika numva ndi kwandika ibintu bindimo, kumwe ushobora gutekereza ukumva urashaka kugenda, watekereza ukumva urashaka kwicara, naratekereje numva ashaka kwandika. Ibyo nanditse rero abantu baza kumbwira ko ari umuvugo, ariko mu by'ukuri nanditse inyandiko yitwa iyo badatsembwa tuba dutwenga. Ndangije ngenda nibaza ibibazo hasi, hari inyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi maze kuba nibaza impamvu bishe mwarimu, impamvu bishe abana twiganaga, impamvu bishe abarezi, impamvu bishe abadogiteri. Yari ibibazo nibaza nk'umwana, impamvu natwe turi kwiga. So leta abantu baza kumbwira ngo uyu ni umuvugo. Ku myaka 10 Edouard Bamporiki yarakiri kumwe n'umubyeyi we. Kuva iki gihe Bamporiki ni umuhanzi, umwanditsi, umukinnyi wa filime na théâtre. Inyigisho ziri mu bihangano bya Bamporiki ni ikizere ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda no kubabanisha. Mu 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, Bamporiki yararwajwe na nyina mu bitaro bya Kibogora. Ibyo yabonye muri iki gihe ni intangiriro y'inganzo kuri Bamporiki, kuko ni naho yahereye yandika umuvugo we wa mbere yise iyo badatsembwa tuba dutwenga. Ubuhamya bw'ibyo yabonye kuri jenoside bwose bushingiye kuri ibi bitaro bikuru biri hejuru y'ikiyaga cya Kivu. Ni nayo nkomoko kandi ya filime Long Coat n'igitabo cya page 322 kiri mu ndimi ebyiri, mu Kinyarwanda akaba yarakise Mitingi Jenosideri. Ni igitabo kimaze igihe gito cyamamaye mu Rwanda, gikubiyemo ubuhamya bw'abantu bemera ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Hari bamwe mu baturanyi be nabo mu bice bya Nyamasheke hirya no hino bamenye iby'iki gitabo igihe ibitangazamakuru byamamazaga yuko igitabo cyamuritswe ku mugaragaro. Gusa nabo ntabwo bazi ibikubiye muri iki gitabo. Igihangano cya vuba abenshi bibuka ni filime yasohotse mu 2009 yitwa Long Coat, cyangwa se ikote rirerire, kubera ko ingingo yaje no kuyibereka kandi ngo yanayikiniye muri aka gace. Ntabwo wumvise igitabo cyitwa Mitingi Jenosideri? Numva babivuga ariko ntabwo turabibona twebwe. Nawe icyo gitabo ntabwo urakibona? Nacyumvise nyine bavuga ko cyasohotse i Kigali ariko ntabwo urakibona. Mu minsi ishize hari igitabo yasohoye cyitwa Mitingi Jenosideri agaragaza uburyo jenoside yari umugambi mubisha. Mujya mubikurikirana? Njyewe nawe byumvishe
kuri televiziyo ari no kugisobanura ndi mu rugo iwanjye niho namubonye ariko ubundi tumuziho cyane cyane kuri filime bita Longue Côte kuko yanayikiniye n'ahangaha aho avuka. Ibyo yakinnye rero ni ukuri kuko njye narabirebaga n'amaso yanjye abikina n'abo bafatanyije bake nabakubwira binangaha. Iyo filime rero niyo yatumye cyane cyane n'utamuzi amumenya. Kuba iki gitabo kitaramenyekanye mu baturage bakeneye kumenya ibikubiyemo ni ikibazo nari kubaza Edouard Bamporiki yaza kunyemerera ko tuganira birambuye. Amahirwe asigaye ni ukwifashisha ibiganiro yagiranye n'umunyamakuru Cleophas Barore mu imurikwa ry'iki gitabo muri Serena Hotel. Kimwe mu bibazo by'umunyamakuru yasubizaga ni ikijyanye n'imbogamizi yahuye nazo mu gihe cyo kwandika iki gitabo n'uburyo yabashije kugirirwa icyizere n'abagororwa kugira ngo bemere kumuha ubuhamya. Ngo byari bigoye cyane. Ntabwo ushobora kugenda umwishongoraho ngo ngewe ndi umunyarwanda yarancengeye ngewe mbana abantu bose kimwe. Approach ubanza kumwereka nyine ko mufite ipfundo. Ibintu ahantu tubyicira nuko tujumpinga tukaba muri ndi umunyarwanda ntaho duturutse. Abantu bemeye ko muri abahutu, muri abatutsi, mufite amateka yo mwaturutse, politike y'umwe n'ubwiyongeraje ndi umunyarwanda ni identity, national identity, ariko abantu bashaka gufata national identity batagira aho baturuka n'ukuri ko Imana ndi umunyarwanda bazayivanga. Umuntu aravuga ati ndi umunyarwanda ariko se imbere story ya mbere bikagorana cyane. Buri buhamya bw'umuntu umwe bukuye muri iki gitabo bufite igisobanuro cyihariye ku mateka rusange ya jenoside yakorewe abatutsi. Umwanditsi yavuze ko iyo yatangira kugirana ikiganiro n'umutangabuhamya arimo amubaza uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi nka nyuma y'umunota umwe gusa. Batangiye kuganira uwatangaga ubuhamya ngo ahitaga ahinduka cyane mu maso. Umwanditsi akavuga ko ngo ari kubera ibikomere byo mu mutima. Hari n'abamusabaga yuko bahita bahagarika gukora ikiganiro bakazongera ubutaha. Imwe mu mpamvu zaba zaratumye iki gitabo kimara imyaka 7 kitarajya hanze. Buri ngingo imwe y'ubuhamya yatunguraga umwanditsi ukwayo, ariko umwanditsi yongeye kwikanga ubwo yagiranaga ikiganiro n'abagore babiri babakeba. Ubwo ni ukuvuga ko bari bahuje umugabo mbere ya jenoside, ariko ngo bemeye guhuza umugambi wo gukora jenoside. Abanyarwanda ntabwo bakunda umuco wo guharika, ariko hari abantu babiri twaganiriye bashatswe n'umugabo umwe muri jenoside igeze bumvikana kujya kwica umuntu umwe kandi barabikora. Ubundi bizwi ko abakeba nta projet bakorana. Kubona abantu bahuje umugabo bumvikana ko bagiye kwica umuntu bakabigeraho, nge byanyumvishije ubukana iyi jenoside yari ifite, ariko noneho binyumvisha n'uruhare abagore bagize ko ari uruhare rukomeye cyane. Igice kinini cy'iki gitabo ni ubuhamya bw'abantu bagize uruhare muri jenoside kandi babyemera, banasobanura umugambi uburyo wari uteguye. Abasomye iki gitabo kandi b'abahanga barimo Professeur Laurent Nkusi, Lieutenant Colonel Gerard Nyirimanzi na Dr Bizimana Jean Damascene. Bemeje ko iki gitabo ari umusanzu ukomeye cyane mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, kandi ngo bizafasha kumvisha isi yose ko jenoside ari umugambi wateguwe kandi mubisha nk'uko abayikoze babyemerera muri iki gitabo. Ikindi ngo nuko bizatuma bayipfobyaga batabona urwaho, bikanagaragaza imbaraga zakoreshejwe mu kuyihagarika. Ndabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro. Wacikanywe nacyo wacyumva kuri chaîne ya YouTube Inyanja Twogamo cyangwa se kuri website wa@KTRadio.rw. Wampa n'igitekerezo kandi kuri page ya Facebook Inyanja Twogamo cyangwa se kuri page ya Facebook ya KT Radio no kuri email inyanjatwogamo@gmail.com. Ibihe byiza kuri mwese. Ndi Gentil Gedeo. Inyanja Twogamo nakagaruka. Red Blue JD. Ibice by'inyandiko byinshi muri iki gitabo bikubiyemo ubuhamya umwanditsi yakusanyije mu bantu 67 bemera ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu myaka 7 akusanya ubu buhamya kuva mu 2010 byari bigoye cyane kuzenguruka amagereza avugana n'abishe banabyemera, bakemera ko amazina yabo yandikwa muri iki gitabo n'ubuhamya bwabo bukajyamo, bahishura ibyo bamaze imyaka n'imyaka babitse mu mitima yabo, nubwo bamwe bakatiwe n'inkiko. Bamwemere ko ntacyo bitwaye ko ubutumwa bwajya mu gitabo bukazasomwa imyaka na nyagateke hagaragara ukuri ku byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi.
uretse inshuti ze za hafi ngo zamugiraga inama yo kuba yahagarika kwandika iki gitabo. Umwanditsi yanaciwe intege cyane n'abajyaga gusaba ubu buhamya, bamwe mu bagororwa. Nawe n'impamvu nyinshi zari gutuma ngihagarika, kuko abo nakita nk'abajyanama banjye. Ni Edouard Bamporiki, umudepite mu nteko ishinga amategeko. Icyari kimuzanye ni nacyo cyari cyateranyije abantu 700 basaga bari bicaye mu cyumba cya Serena Hotel. Imurikwa ry'igitabo Mitingi Jenosideri yatangiye atya: iyo ukomoka ku wakomerekeje abantu akomeye ntiyomora ibikomere by'abakomerekejwe na se wari ukomeye, uko gukomera kwe kongera ibikomere. Imbere ye haricaye ba nyakubahwa n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Madame Jeannette Kagame, abaministre, abasenateri n'abadepite bakorana mu nteko, abahanzi batandukanye harimo nabo bahuriye mu itsinda Art for Peace cyangwa Mitingi Jenosideri. Ni igitabo kivuga iki? Nyiracyo we ni muntu ki? Aho akomoka no mu nyigisho zo kunga abanyarwanda. Ni inyanja twogamo. Mbahaye ikaze nanone. Mitingi Jenosideri. Intangiriro y'inkuru ni umugoroba wo muri Serena Hotel wo ku itariki 29 Gicurasi 2017. Ari ateraniye abantu batandukanye, wabarira nko muri 700 bicaye mu ntebe z'umukara batuje cyane. Sari mu muziki utuje ugenda gahoro gahoro nta uvuga. Mu kanya gato stage cyangwa se urubyiniro hagaragaraga nk'ahateguwe kuvugirwa ijambo. Uwahasesekaye Red Blue JD. Ndabasuhuje. Ni inyanja twogamo hamwe na Gentil Gedeon. Iki gitabo Mitingi Jenosideri ni igitabo ibigikubiyemo ni umubabaro w'urugendo rw'abanyarwanda. Nawe n'impamvu nyinshi zari gutuma ngihagarika. Iki gitabo urakizi? Umusizi, umuhanzi, umwanditsi, umudepite, umwirondoro ni muremure cyane. Hejuru y'ibi byose ngo akize ibikomere byo kwiyumva nk'umuhutu ukomoka ku bisekuru byahemutse. Yemera kuba umunyarwanda waretse gushirira inyota ku kagezi k'amoko. Kwandika no gusiga ni ibya kera. Igitekerezo cy'ubuhanzi cyaje ntazi ko ari ubuhanzi. Ku myaka 10 ishyira 11 itaruzura neza, nanditse poeme ya mbere. Se ubuhanzi bugamije amahoro. Abanditsi batandukanye, abanyamadini, abanyeshuri ba za kaminuza n'abo mu mashuri yisumbuye n'abandi bantu batandukanye bari baje kwirebera ariko bararitswe bari bahari, harimo na bamwe bo mu muryango we. Paje 322 z'umutumba w'igitabo. Imirimo yo kucyandika, kwishyura icapiro no gufunika byose hamwe miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Mitingi Jenosideri. Imbundo, Imbarutso y'imbunda yarimbuye imbaga. Umutungo bwite mu by'ubwenge wa Honorable Edouard Bamporiki. Igitabo gishya.